ariko se ubundi hari igihe najya no kubeshya ubundi meaning y'urukundo nuko umuntu ntabwo meaning y'urukundo ariko ari gukundana ngo muryamane. Ubundi bana bamara imyaka 6 bakazakora mariage batarabikoze. Zabikubiye gake ndabazi. Nukuri. None se wihakana cameraman wihakana ndabizi. Nawe yabyana. Mariti ndashaka kubaza. Ngaho mbwira. Niki gituma abatipe benshi yewe ntarimo. Wowe ntabwo urimo. Niki gituma bahunga inshingano? Mwiriwe neza nshuti bakunzi bajyaho TV show, ngewe basuhuza ni Jado Artist Official nk'ibisanzwe, umuhungu w'abanyarwanda. Ndabakunda cyane. Turakwakiriye hano kuri Jyaho TV show, wakwibwira bari abantu bakoreye ukanabatera peace, ubundi tugatangira ikiganiro. Murakoze cyane, murakoze kumikaze. Amazina ni Isingizwe Martine. Ndabasuhuje cyane. Kandi harya umufiyemere n'umusingo mother ni bamwe ariko nge msa naho mbona ko ari bamwe. Niko bimeze? Nese ndi umumama. Nyine ari fiyemere na single mother. Yes. Fiyemere ni mu Gifaransa, single mother in English. Nere nubundi nge simbiza ariko nge mba numva byose. Bize umuntu wese wabyaye nge n'umumama. Ntabwo njya mushaka kubitandukanya cyane. Nge numvise bavuga ngo umusingo mother aba yarashatse agatandukana. N'umuntu washatseho umugabo bakabyarana abana then bakaza gutandukana. Umufiyemere n'uwabyaye atarashatse. N'uwabyaye ariko atarashatse. Yego. Nge ndi umufiyemere. Hari ukuntu ubyarana n'umuntu nimuhite mukomezanya. Ashobora kugenda se akazagaruka, ashobora no kugenda burundu, sibyo? Yego. Hari ukuntu ureba umuntu ukabona utazi ibintu arimo atekereza ubwe, sibyo? Ari wa muntu uraho nyuma yuko nyine wenda ubyaye. Nese Martin, ni iki gituma umukobwa n'umuhungu bashobora gukundana mu bihe bya mbere ukabona ni sawa, ariko haza mu umwana bikaba ikibazo? Aho biba bimeze ubona ari iki kibitera? Ngewe ukuntu nabibonye, hari ukuntu umuntu tipa ashobora guhita yumva yuko inshingano zibaye nyinshi. Ikindi se akumva yuko wenda akikeneye kuba ari kumwe n'abandi bakobwa badafite. Urabona umuntu ufite umwana n'umuntu udafite umwana n'abantu babiri batandukanye. Yes. Na cyane iyo umwana akiri muto. Ibintu by'umwana muto yakumva ni ibintu kuri we nyine yumva atari gukurura neza, akaba yibereye kumwe wenda n'abandi bakobwa se bakiri batoya se wenda, cyangwa badafite abana bitewe we na mood yumva yibereyemo cyane. Ibura bizi hari umuntu utumva ko yakuze akumva yuko ashaka kwigumira muri za mood. Yego. Ntabwo se byaba biterwa nuko wenda yumvaga ari enjoy gusa, ariko hazamo ibintu by'umwana kavuga ati oya ntabwo ibintu ari imbyiteguye. Buriya hari igihe winjira mu rukundo n'umuntu ukabona ko ari ibyanyabyo, ariko we hari icyo aguhisha. Urabizi ntabwo nshobora kureba ku mutima, nshobora nko kukubeshya, sibyo? Nkagushyiramo neza ukabona ko ari byo koko. Yes. Ariko wenda ngiye nshaka kwenjoyinga gusa, cyangwa nshaka ko dukomezanye. Burya ari umuntu muri bukomezanye akenshi urabibona. Ibyo none se abakobwa n'abahungu ubona ari bande bakunda enjoy cyane kurusha ibintu bya reality? Abahungu. Ubwo se ntibyaba bishatse kuvuga ko abakobwa bahubuka? Wowe ukumva ko wenda umuntu muri gukundana ugahita wumva n'imishinga iremereye, ubwo ari gahunda, kandi wenda we muri gukundana ariko ibintu
byadanje bitarazamo byo kujyana mu rugo n'iki cyangwa se byo okay umuntu ashobora no kugutera inda kabyara wenda mukaba wenda mutahita munabana ariko bikazabaho none akazigira gute akazihordinga kabisa akazikora ku buryo ubona ko ntacyo wamuburana none abakobwa ntimwaba muhita mwitiranya ibintu wenda akaba aricyo kibazo kibaho. Rero mu rukundo hari ibintu utapfa guhita usobanura. Urukundo no gufata inshingano zo kuba umubyeyi reka mbivuge gutya none ni ibintu bitandukanye kandi nanone biragoye ko umutipe mushobora kumarana umwaka imyaka 2 mudafata ku gatunda. Si byo se birashoboka ko yashira hari n'igihe idashira mutakariye bikubiye gake oya ngendeye ku rugero rwanjye wenda uyo ubundi bana bamara imyaka 6 bakazakora mariage batarabikoze bikubiye gake ndabazi barahari benshi n'ukuri none se wihakana cameraman wihakana ndabizi nawe yabyanze Mariti ndashaka kubaza ngaho mbwira ni iki gituma abatipe benshi ngewe ntarimo wowe ntagurimo ni iki gituma bahunga inshingano? Ngewe ikintu nabonye gituma bahunga inshingano ngewe nabonye ko akenshi baba bagikeneye kwenjoyinga batanaha agaciro imyaka bagezemo. Ibyo bintu bibiri ubundi ntarinze njya kuvuga ngo gutya urabizi bamwe nta bushobozi mfite nta nzu ntaki abantu babana badafite ubushobozi si benshi bakabushaka abantu babana badafite izo nzu bavuga si benshi ni benshi si babana si babo nibagera ku bintu runaka bafatanyije cyane. Mbona ko ari ugushaka kwenjoyinga no kudaha agaciro imyaka umuntu aba agezemo. Imyaka rero burangiye ntabwo nyibona nk'ikibazo ahubwo njye mbona mentality y'umuntu kuko tugiye ku by'imyaka ubusa umuntu w'imyaka 18 ntashobora gushinga urugo kandi rukaba rwiza kurusha urw'imyaka 30. Ntabwo imyaka ariyo igira umuntu inama nta nubwo ari yituma umuntu akora ibintu byiza ariko hari n'igihe ureba umuntu imyaka afite wese wenda uyu muntu uko imyaka se irimo erega umwaka iyo uri kugenda undi uza burya nabyo biba bigusiga cyane nabyo njya mbirebaho ariko nyine hari igihe ureba ukabona ibintu none se Mariti ari kuvamo neza njyewe naba nakabije se abatipe bemera gufata inshingano n'abazikwepa ubona benshi ari abahe? Abenshi barazikwepa kuko muri enjoyinga batangira kumubwira uti ibishyimbo biri kumpumurira nkaruka agahita akarara mu Burundi abahunga abahunze inshingano burya. Ikindi kandi abagikeneye kwenjoyinga hanze bamubona nk'umusore batamubona nk'umugabo nk'umupapa. Yego nicyo kintu abatipe benshi bakunda kuko ntabwo dushobora kuba twabyarana ngo ujye hanze ujye upfe kubwira umuwundi mukobwa ngo uramukunda urunarenze uko ufite umwana biragoye cyane. Ubwo birumvikana ko n'abantu baba victims mu rukundo cyane ni igitsina gore. None se niba ufite ubyaye umutipe akigendera guhera ku munsi wa mbere n'uruhinja umwana ararushya. Ngende umupapa ndabizi urabizi ariko uri umupapa mumurera muri babiri none umuntu rero umwana ni ibintu bigoye cyane. Birumvikana abandi ni nayo mpamvu bavuga ngo nta rukundo rushobora kuba rwiza ngo rusimbure urukundo rwa mama n'umwana we. Ntabwo bishoboka. Nibyo. Hanyuma ubona abakobwa bakora iki kugira ngo bagabanye kuba victims mu rukundo? Wenda nubwo nabikubwiye ukamera nk'unyumvisha ko hari abantu bashobora kumara imyaka runaka batari agatunda kandi bakabana ariko nge sinkurwanya
ariko nibo bake, ntabwo ari benshi. kandi nanone abariye agatunda igihe kitaragira cyo kubana ugasanga abatipe barabakwebye bahunze inshingano, nabo ugasanga bibaye ikibazo nyine, bibaye ibibazo, agiye gufata inshingano wenyine kandi hari uwo bakabifatanyije. So kugira ngo abakobwa bagabanye kuba victims mu rukundo, ubona byagenda gute? Ntarasubiza aho ngaho, hari n'ikindi kintu yego cy'uko mushobora kuba mwakundana mukaryamana cyangwa se mugakundana mugahita munabana ako kanya. Wenda urabona hari ukuntu abantu baba bibereye muri ghetto mu buzima bw'aho ngaho, wamara gutwita nanone byamugora agacaho akagusiga nanone muri ya nzu. ariko uwo nguwo aba ari mubi kurenza uwakurekeye iwanyu. urumva kuba victime njyewe iteka biracyari cyane. noneho reka ubwo imibare ihise yivanga. njyewe navugaga umuntu agutereye inda mu rugo, noneho hari uwakushutse mujyana muri ghetto umaze gutwita agacaho. ntandukanyiriza abo babiri rero. Reka ngutandukanyiriza abo babiri. Iki ubwo kugira ngo abakobwa bareke kuba victime nyine ubwo nuko wajya ukundana. Banza umbwire muri abo babiri ninde mwicanyi, ninde mubi cyane? Bose ni babi. Oya sigaho, hari uwakurekeye mu rugo, mama na papa baragutuka, wakicucuwe, uraturumbiye kuki ibi nibi wakapu, ariko bikageraho bakavuga bati ni ikirumba ariko ni icyacu, reka tumufashe, sibyo? noneho hari uwagushutse akuvana mu rugo mujyana muri ghetto, urumva? noneho n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe bakizera ko Martine yashatse urugo. It's okay. Uratwise rero umutipa arabwatsi. Ngaho mbwira, uwakurekeye mu rugo niwabanje kukushyira iruhande rw'akagusiga nyuma umaze guhura n'ibibazo byo gutwita. ntabwo ari ibibazo, wenda mu mbabarire, gutwita ni byiza, hari n'ababyifuza bakabibura, ariko abo bantu abo batipe babiri ndashaka kubantandukanyiriza, byanze bikunze baratandukana. Ku karubanda niko nabivuga, ku manywa akabanza kereka abantu ko wabaye umumama washatse urugo, uri kurara wambaye ubusa. wowe ni igikoko cyatari. kubera yuko umuntu utinyuka, wenda undi abenshi ntibaba banamuzi. Yes. Kabona wenda ndi kwigendera mfite umwana, utamenya ngo ni runaka niyo yaba ari utahita uvuga ngo uyu mwana ni gukena gutya. Ariko umuntu mujyanye mu rugo, ndi mu rugo kwa papa na mama, ariko umuntu mujyanye mu rugo wemeye akishyiraho umusaraba wo kuri wese yamubonye akagira gutya. Nshuti bakunze, nubwo muri kubona turi kunyuzamo tugaseka, turi kuganira ibintu bisa nkaho bikomeye binababaje, nako ntabwo bisa nkaho birababaje, biranakomeye, ariko nanone nta mpamvu yo kubona twijimye ku masura, kuko none ntabwo ari byo byatanga solution y'ibyo bibazo. Martine, ubu noneho nakwemerera ukajya gutanga inama cyangwa se ukambwira igitekerezo wumva watanga kugira ngo abakobwa bajye birinda kuba victims mu rukundo. Igitekerezo cyangwa inama n'ubushize twigeze kuvugaho gakeya. Ubundi umuntu nge ukundanye ukifata ukihangana, ntukore sexe, ugukunza akihangana akazakujyana, yakumva atabishoboye akabyihorera ukazategereza ugutwaye. Ndumva ari ibyo, nta n'ibindi bintu navuga n'ibi. Icyo gihe se ntiwazahera kumbabura, ubungu nanjye kuvuga guhera ku iziko, ariko amaziko aracyabaho. Wazariheraho rero. Oya, muri iyi minsi hakoze ubundi
hari igihe najya no kubeshya ubundi meaning y'urukundo ntabwo meaning y'urukundo ariko ari gukundana ngo muryamane. sure ibi icyo gisobanuro ari uko mwageze ku ntego y'urukundo mwabanye. ubu boyfriend na girlfriend ntabwo bakwiranja ngo biba bitarageza igihe nyine, niyo mpamvu usanga harimo risk. inama bagiriye nuko bajya bifata bihangana cy'agatunda nawe kwanga akagenda nyine. aho hasi muri comment niyo mpamvu uwakoze iyi platform ya YouTube yashyizeho uwo mwanya, namwe mujye muri comment section mutubwire niba koko ushobora gukundana n'umutipe imyaka 2, 3 ikagera muri 5, 6 nk'uko Martina ari kubimbesha, nta muntu uregerana n'undi ngo akore no ku kanyonyo. Nshuti bakunzi rero bajya bampa ubuhamya bw'uko nyine iyo myaka ishize, ubwo nyine birashoboka ku bandi ntabwo mbizi. Ariko se ubundi ubona ari abakobwa bangaye bakwimena inda ngo akubwire ngo ngewe ngo na sheri ngo twajyaga tubirya rwose tutarageza igihe cyo kubana? Oya, none si ufite abantu muganira, abantu bose niko umuntu abahisha. ahubwo hari ukubwira ati ngewe rwose gutya na gutya nta kuryamana nta kibazo. Umutipe ari muzima se cyangwa umukobwa ari muzima, umutipe ari muzima? Njyewe n'ubu ndacyavuga ko bikubiye gake. Bikubiye gakeya cyane, ariko njyewe njya ngira abashuti babimbwira tu. Nshuti bakunzi bajya TV show, njyewe ni Jado Artist Official nyitajyaho, na rindi kuganira n'umukobwa mwiza cyane witwa Martine Isingizwe. Murakoze cyane rero, kandire subscribe niba mukunze ibiganiro byacu, niba mubona birimo inyigisho, mujye muri comment section mutubwire ibitekerezo byanyu. Ciao ciao. Jado Artist Official ku isonga.